umushinga Gradation Project watangiye mu mwaka wa 2020 ku bufatanye na Caritas Rwanda na HCR ndetse na Minema ariyo hagarariye leta n'igihugu cyacu tureberera kugira ngo ufashe impunzi mu kwigira. Mbere ya 2020 mu Rwanda zabagaho zidakora zitegereje ubufasha yabo bwa HCR ndetse n'ubwa World Food Program n'abandi. Nukuri muri 2018 bagatangira kutuzana ibitekerezo ko ingunga bagomba kwiparika kugira ngo buri muntu wese atange kwigwanaho. Igihe batubwiye ko bagiye gukuramo ingunga cyangwa ingunga bagiye kugabanya, zima yari bitu tukumva ko tukachanganikwa twese inkambi yose n'abayobozi bumva ko ubuzima bwacu bugiye kwagarara. Mbese mbere kurya byari ibintu bigoranye, abana kubona nka bodaboda bikatugora muri rusange. Narangije ishuri mburakazi, mbona ubuzima burkwanga ko yageze 2018 nzana umugore nta kazi n'abandi. Nzagira amahirwe njya mu byo kogosha ko nafite akanosiyo, ariko nkabona ubuzima burkunshanga. Ndicara ndatuza twumubanye tukarya ubwo akozima bwari bubi cyane. Ubuzima bwa mbere bwari ubuzima bukakaye, uko mbyibuka neza kubera ko nyine nababwiyeho gakeya ko inkunga yaje isanga maze igihe gito yambaye umuntu w'umupfakazi. Ubwo rero abyumva ko umuntu aba yahuye n'ikibazo gikomeye. Byari bingoye kubona imbaraga z'uko nagira icyo ngiraho nkakora. Caritas ihageze nanjye ngirirwa amahirwe, nibona mu bandi nanjye nemerewe ko nzahabwa iyo nkunga. Aba beneficiaire turabaseleksiona cyangwa tukabafata tukabaha amahugurwa. Barabanje baraduhugura ku bijyanye n'ubworozi n'ubuhinzi. Mbere yo kuduha amafaranga banza baduha ubumenyi. Naragiye ndiyandikisha baranyakira, barampa amahugurwa, baratwigisha ukuntu dukora itsinda tukizigama. Tumaze kwizigama tukagurizanya tukanagobokana ku muntu yagize ikibazo. Caritas yaradufashije cyane uko yadufashije kumenya kwizigama. Muri buryo bwo kuguriza no kuzigama muri siriki bwabaye uburyo bwiza cyane. Amahugurwa ni ikintu gikomeye, adufashije na marketing kumenya uko wakira abakiriya bawe, uko ushaka amasoko. Amahugurwa ni nkayo umushinga byose ni ingenzi cyane. Iyo turangije kubaha amahugurwa ku bijyanye no kwizigamira, byo twita sirike methodology, no kugurizanya hagati yabo, tubahugura ku bijyanye na entrepreneurship n'uburyo bajere umushinga uciriritse byara inyungu. Iyo barangije none tubahugura ku buryo bahingwa ubuhinzi bwa kijyambere ndetse n'ubworozi bwa kijyambere. Twarangiza bagakora umushinga wunguka ubyara inyungu. Iyo burangije Caritas Rwanda ibaha amafaranga angana n'800 y'igishoro kugira ngo batangire umushinga uciriritse ubyara inyungu. Ikintu amahugurwa yansigiye numva kiramfashije guhinga kinyamwuga. Mbere twapfaga guhinga ibintu byose duhuriza muri wa murima, ako tumaze guhabwa ya mahugurwa yo guhinga kinyamwuga igihingwa kimwe mu butaka, byampa umusaruro ushimishije ngera ku zindi ntera ndende. Turashima Caritas kuko yatangije mu myaka 2 ishize, batangije kwigisha abantu, barabatoza, barabahugura, hanyuma mu nyuma babaha amahera yo kwiteza imbere mbega mu kwifasha. Twagiye guhura na Caritas Rwanda iduha inkunga ingana n'800. Twagiye dukora tuhera mu bucuruzi busanzwe, bwa bucuruzi bubyara inyungu. Ubwo tuagura umushinga bafasha mu byo gucuruza inka. Ubwo rero namaze gufata 800, ndatangira ndakora, ndeba aho gukorera kwakwiriye. Ndangije mfata inzu, ngura cogori, ndarangura, ndangije nshiramo n'ibyo kurya, ndatangira ndakora. Ingo byagaragaye ko zavuye mu bukene. Twabonye ko ni nk'isomo twakuyemo yuko impunzi nazo zishoboye. Mu cyumweru dushobora gukoreshamo nk'imbuto 3, ariko imboga ntizibure ku ifunguro, tukabona wenda n'iryo buri mwana akaribona. Mu kuvuga ngo byarahindutse, ubuzima ni bwiza, niryo uzitugeraho.
ntakenera kwambara nkaba nakwambara kugeza ubu. kandi singiye gusa umushinga wagiriye inyungu, ahubwo naho ntuye ubafitiye inyungu kubera ko ntanga akazi. Iyo ngiye kurangura nkikoreza abantu 15, ni ukuvuga ngo nabo mbahemba muri ya nyungu y'umushinga wanjye wampaye, kandi nabo bakiteza imbere. Nagira n'uwo mbasha kuganira nawe nkamubwira ko abatabasha kuyarya yose, ahubwo yazigama duke nawe kugira ngo ejo hazaza nawe agire icyo ageraho. Ngeze hano ncumbika ntabwo ari iwacu, ariko mufite ahantu ho kuba hatagize ikibazo hatwaye. Mu by'ukuri urumva ko byangiriye umumaro, kuko izi sa niba narezaga umufuka umwe nkaba ndi kweza imifuka 5, ndi gusagurira isoko, ndi gusagura abaturanyi bakeneye bya bihahwa. Ubwo rero nanjye urumva imbaraga nazihawe na Caritas Rwanda. Turi gukora neza, amafaranga tukakabona, tukahaha, tukambara, n'abana tukabishyurira amashuri bakiga, tukabambika, ubuzima bumeze neza na kibazo. Ubwo rero Caritas cyangwa umushinga wawe waramfashije kubera ko nabonye amafaranga ngura n'uwo murima, ndagura, murabona nkorera na mobile money ndayikora, nta kibazo mfite. Mu rugo turarya nka 2 cyangwa 3, n'abana bari ku ishuri, ibibazo by'amafaranga ntabyo, barafite inifomo, barabona amakayi, baratanga amafaranga yo kurya ku gihe, nta kibazo, bimeze neza. Kuri gihe n'ibyishimo pe, byarahindutse uko natangiye nkubwira. Inzu yanjye yari ibyondo, inzu yanjye ntabwo yari ikinze, urabona ko nashyizeho twa metalike. Najyaga ngira n'ubwoba niyo nagira ikintu nasanga bahakinguye bakatwitwarira, ariko narakinze shyiramo agasima. Mbere napimaga ibiro 50, ndi kugipima hafi 70. Sinkubeshe, telefone ngezeho iranshimisha ngewe, kuko niba mfite umukozi nshyisigana mu kazi nkajya guhiga utundi tuntu nakora, numva nizo reviteye imbere. Ikindi kirenzeho, ibi ngibi nkora nabivanyemo imashini, madamu aradoda, akoramo nari cyumba akoramo n'abandi bantu. Icyo nshimira Caritas Rwanda kweri yaradufashije, kuko ubu ari byinshi tumaze kubona twaronse tutadufise. Ubu nshobora kugenda muri banki nkaka inguzanyo, kandi ntari bwakore, ntabwo bari kuyimpa ko nta kintu nari bwatangure gukora. Kandi ubu sinabura inkweto y'umwana, sinabura umwenda, sinabura n'icyo kurya. Iyo byagenze neza, inka mu hagati y'ibihumbi 50 n'ijana, urumva byibuze ku munsi inka zarangiye dushaka kuri 150 inyungu. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, twaguye ibikorwa, ubu hari n'inka tugurisha zihagaze. Ni ukuvuga umushinga umaze kugera aho ukoze, abana biga neza, ufite déplacement atwara ku ishuri, yabishurira. Cya kabiri, nanjye ufite déplacement yanje ngira yavuyemo. Cya gatatu, mfite umubare w'abakozi bagera muri 5 bahembwa. Mfite ibintu byinshi binyinjiriza amafaranga. Mu kwezi nshobora kwinjiza nk'amafaranga 500. Caritas imaze kumuha amafaranga, nahise niga gucuruza imbuto. Maze gucuruza imbuto ntaramviriyemo n'akamoto, narungutse ngura moto, nyuma nguma ncuruza, none naguze n'indi. Caritas ndayishimira cyane kuko yaramfashije. Ngo zateye imbere, ubu ngubu bamwe niyo amafaranga ataza bahashobora kubaho. Je n'ubu uvuga ati ubufasha bwose tuvanye, je ntacyo byabintwaye. Buriya kwiha biraryoshe gusumba guhabwa. Turi kubona ko impunzi zizagira uruhare rukomeye mu iterambere ry'aho batuye, aho kugira ngo babe ikibazo, ahubwo ari igisubizo cy'imibereho myiza y'abaturage mu karere batuyeho. Turashimira Caritas ku baturage bafashijwe kwikura mu bukene, aho babanje gutoranywa hanyuma barahugurwa. Icyo nicyo dushima cya mbere. Amafaranga baza kuyahabwa bamaze gutegura imishinga, batangira gukora. Navuga ko kugeza uyu munsi abaturage bacu bamaze kugera ku gipimo cyiza. Graduation project yakoreraga mu nkambi ya Kiziba ndetse na Mahama ndetse n'ingo zituriye inkambi, aho guhera 2022 twabashije kugera ku ngo 1613, harimo ingo 956 zibarirwa muri Kirehe ndetse n'ingo
657 zibarirwa mu karere ka Karongi. 70% agomba kuba biri reserve ku mpunzi, noneho 30% ari abanyarwanda. Mu ngo 1613 twafashe nuko ingo zingana 90% 1456 zikuye mu bukene. Nuko ngo zishobora kumitinga basic needs, yaba ibyo kurya, ibyo kwambara, nuko ngo aho batuye bakahindura, mbese akaba yajyana umwana ku ishuri akabona health facilities, tukaba tubona ko ari ikintu cyiza nka graduation project cyagejeje ku nkambi.